Sonko uri kubona atari njyewe udashaka kurongorwa mu by'ukuri. Uri kubona ashaka kurongorwa mu by'ukuri. Nyine uri kubona atari njyewe, urumva ntabishaka muri makeya. Ahubwo uzi ko gushaka kwanjye byagabanya n'ibibazo cyangwa ibibazo nyine nkubwira ibintu bijyaniranye n'ibintu by'amagambo. wasanga utari kumbuye kurongorwa. wasanga utari kumbuye kurongorwa. Ubu uri kubona ntabishaka koko. Yes. wasanga utari kumbuye. Bishaka kurusha uko bitekereza. None si ubu ngubu ko mbona nta ntuza. Wenda kubona nta muntu ni uko ari ibintu biba byaje bigahurirana ibibazo byinshi cyane umuntu aba afite mu mutwe, ariko njye ntacyumva, nta kintu na kimwe mba naguhishe pe, ntacyo mba nakubwiye ikindimo cyose, ariko nyine ugashaka kunyereka ko mbeshya, kugeza narakubwiye ati wowe watuma umuntu akubeshya kandi nkunda kwimenyera bitewe n'ukuntu nsigaye mbona abantu. Rero iyo umbwira ngo wenda nkwiyumvamo nka mbere, ngo ntabwo nsubiza mesaje, ngo ntabwo nsubiza rikonde, wenda navuga no kuri kodi, iyo ndi kumva ijwi ryawe mba numva ari byo byiza kurusha kuba twakoresha audio. kandi ejo nabonye nta mwanya ufite, turabizi ko twavugana ubwiye uze kumbyutsa isaha n'iyi, nsigaje amasaha ngende ku kazi, mbona wabaye bize pe. ubwo rero ubaye bize, hari abantu b'abacuti mfite, ndavuga ati reka mbagezeho ikibazo ufite. urumva iyo umuntu abona ibintu byose byanze agerageza uko ashoboye. nari nabandikiye nabo bari kumbwira uburyo ki nabo bitameze neza, nibo twari turi gusubizanya. Mbese nose ariko nta guciye mu ijambo, tuvugana bwa mbere wambwiye ko umukiriya ahari. arahari umukiriya. none se niba umukiriya ahari muri ibyo bintu, kuburyo utavugana n'umukiriya nubwo yabahombyeho makeya, ubundi kureka nkubwire ukiraho, iyo ibintu byageze amajoro bifite umukiriya, we ntabwo aba ashaka kujya kubyivaniramo, aba agira ngo bikuremo umushyikirize imari. icyo gihe bigenze gutyo, wahita abona yuko waburaniwe, agahita azavuga agashaka kubijyumuza, kandi kubijyumuza ntushobora gukuramo amafaranga wakoresheje. nuko ibintu biba bihagaze. none se n'umukiriya, ariko iyo umukiriya muziranye ni muri inshuti nyine se abantu bose baprofitira mu kavuyo baprofitira mu kavuyo, wahita yumva ko byagushoboye nawe akaza agashaka kugukubitira mu igunira, kandi aba akeneye ko ibintu bikura hariya akaguha amafaranga yawe. rero nyine nuko nguko ibintu byifasha mu ntuha makeya. wenda ikindi ndibivugaho, yuko hari abantu mwagiye mukundana urukundo nyine ruguteye impungenge. aho ngaho ndakumva cyane, impungenge ntabwo zabura, ariko wenda icyiza kibirimo ni uko udakunda kubyakira. umunsi umwe ubyakira, undi munsi ntubyakire. ariko ndakubwira ikibuga ngewe nkeneramo kiba kinyereye, kiranyerera sinjye gukubeshya. nk'urugero nk'ubu ngubu
wenda satani ashobora kunsaba ntazi ko yansabye nk'umuntu akambwira ngo duhurire aha nawe tunywe agafanta tuganire kubera ingenza ngira nshobora gushiduka itangazamakuru rindiho bavuga ko nari nagiye muri roge kandi ibyo byakunda oya none se aho hantu none se aho oya ariko nawe none se umuntu yakujyana oya nuko nkubwire ni uko nguko biba biteye pe ngewe urugamba ndwana ndaruzi nose umuntu yakujyana ahantu utazi n'ihene ijya kurisha oya ntabwo ari aho ariho hose ni ibintu biba bisaba kugira gute kumeguka shuwa niyo mpamvu ikosa ritoya cyane naba nishyize mu bibazo pe ntabwo njya mpfa kwicarana n'abantu ahantu ntibibaho abantu benshi basanga basaba duhurire mu rugo iwacu kuko niho mbona urumva abantu umbwira ngo bagiye kubonana nabo nk'igihe umbwira ngo uri kumwe ngo na wa wundi ngo manejya w'intuza none se mwari muri mu nzu ndaje nkwamagare ninde ugiye ufite ni mama waruje kumvugisha gatoya ntacyo wamuvugishije turasubira oya ndamubwira oya tubanze tuvugane perezida kuba tuvugana nyuma nawe yanagiye uvuga ko ari umuntu w'inshuti yanjye ya hafi namubwiye kino kibazo amubwira ati ni ukuri nayaguhereza pe ariko mbere y'uko yaguhereza nawe ndagusaba iki n'iki ndamubwira ati yewe ibintu ntawe byavamo kabisa uwo muntu yaje oya ndi kukubwira hariho nagejejeho kino kibazo cy'amafaranga arambwira ati ndayafite nayaguhereza ariko urabizi ko ukunda kuva kera na kare ati rero nayaguhereza pe ariko nawe ukemera kumbera madamu mu ibanga ndamubwira ati sha akasamutwe urakasongoyeho kabisa ako ni akari gaciyemo reka tukareke ubwo rero ntabwo biba byoroshye pe habe habe na gatoya nabuze amahitamo umudamu yamfashe nk'umuntu wari uri kumukinisha urumva n'ibyo nubwo ndwaye ni ibintu biri kunzengereza hari igihe umuntu abura ikintu akora pe ugasenga imana ikagaragara rero nyine nabonye warakaye nyine udashyira bizinesi imbere cyane kandi nzi gahunda dufite none se gahunda ndayizi ko ihari none se ikibazo cy'intwazo cy'amatsiko nka ziriya gurupe ubamo kandi ko nabonye aho hadasigana mufite umutungo munini ntabwo ushobora kuguza muri gurupe nta mutungo munini ntawe urimo ntabwo dufite amafaranga arenze miliyoni 2 kandi ntabwo byanakunda ntabwo najya kwiteza iriya gurupe irimo abantu batandukanye bafite utuntu n'utundi none se reka nkubwire yuko igihe batase bazaga kusura hano muri nyine nka gurupe byabyaye amagambo baravuga esike ni gute dushobora kujya gusura mama pasiteri twamugeneye inkunga iyi n'iyi twagerayo tukumva ngo inkunga yikubye 2 mbese banahamagana bakavuga ati ikiriho cyo pasiteri na mama pasiteri bararyamana uko byagenda kose byamaye birebire kugeza n'aho abantu bavuze ayo magambo twabasezereye none se ntabwo bari bariganiriye muri komite uri gusakurisha sindi kukumva nanivuze ngo ntabwo bari babiganiriye muri komite bari babiganiriye
sinazi ngo wenda bazanye n'ubushobozi bungana gute, ariko kuko hari umuntu w'inshuti ya Tasiye yambwiye ati mama pasiteri sinabonye ukuntu musura mperuka yo ku Kiriyo, ati none ndagira ngo niba muri buryo njye nta mwanya afite reka mbahereze inkunga yanjye muze kuyimugezaho. Nuko barayizana bayongera kuyo bazanye, baravuga ati ntabwo tubyumva harimo akantu, bararyamana. Umva ibintu byabaye birebire, cyagiye turi Butare turara mu nama abantu benda no kurwana bareze udutuza, ibintu byabereye hariya ahantu byari ikomba kabisa. Abantu bamwe baraye barira abandi bashaka kurwana, umva twaraye mu rusaku ku buryo twiriwe mu giterane twumva twese imitwe iri kuturya bitewe n'ibintu byari biri kubera aho ngaho. Tuza kubicoca abantu nyine byavuyemo guturuka kuri Angela mwene Gihome yambereye dayimoni mbi cyane, mbese nawe agenderamo kuko mu bantu bari babirimo nawe yari ahari. Ni nawe nabisunikaga cyane kandi akabigorondera akabicisha hirya no hino. ese neza ese iriya gurupe yanyu mwese ni abadeperi? Ntabwo dushingiye ku madini. ntabwo yiganjemo abadeperi? Harimo ingeri zose, n'abasilamu tubafitemo. n'abasilamu? mbese iyo musenga Yesu bavuga nde? Ese ntabwo uzi ko hari abasilamu bemera Yesu? bamwemera bwihishwa? ariko baramwemera. bwihishwa kabisa. Rero mu ncamake ni uko ibintu biteye, ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, ni ukuntu gusobanurira ariko ukongera ugahinduka. Mana yanjye nihatari, ukavuga ngo singukunda, ntabwo nkwereka ko uri proud yanjye, ngo nta jenoside wakoze, ngo nta bikira. Mana yanjye ngo mwaye hehe, ngo bintera isoni kubishyira mu bantu. none se ubu ngubu Hanayo ko mbere twavugaga iby'irembo ukabisamira hejuru, ubu ngubu ko nsigaye nkubaza nzana gahunda ntusubize kandi nakarira kubajije. si ubwo uri kubona atari njyewe udashaka kurongorwa mu by'ukuri? uri kubona ashaka kurongorwa mu by'ukuri? nyine uri kubona atari njyewe, urumva ntabishaka muri makeya. aho kuzi ko gushaka kwanjye byagabanya n'ibibazo, cyangwa ibibazo nyine nkubwira ibintu bijyaniranye n'ibintu by'amagambo. wasanga utari kumbuye kurongorwa? wasanga utari kumbuye kurongorwa? ubu uri kubona ntabishaka koko? ese wasanga utari kumbuye? bishaka kurusha uko bitekereza. none se ubu ngubu ko mbona nta ntuza? wenda kuba ubona nta muntu, ni uko ari ibintu biba byaje bigahurirana ibibazo byinshi cyane umuntu aba afite mu mutwe. ariko njye ntacyumva, nta kintu na kimwe mba naguhishe pe, ntacyo mba nakubwiye ikindimo cyose, ariko nyine ugashaka kunyereka ko mbeshya, kugeza narakubwiye ati wowe watuma umuntu akubeshya, kandi ukuri kwanjye, ukuri nakubwiye ni uko ntakubwiye ntabwo kuba guhari. kugeza n'abambwira ati menya ntarumvisha amabwire, nese amabwire numvishije birenze ibyo wanyibwiriye ku bagore bose, ubwo byaba ari nka yahe mu by'ukuri? ko
najya mpereza njyewe agaciro amagambo. none se njyewe Mari nuko Jacques yabyutse ngira ngo mubwire gatoya warambwiye ngo iki warajyana mu ikarito se mushyira piswe n'iziriyo. Hello? Oui. urumva njyewe ikintu nabwiye cyinshi intege cyane ni ukuntu ndi kubona utari gushyiramo, ni ukuntu ndi kubona nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo niba navuga ngo kirahoya wenda kugira ngo tubane ntabyo imbaraga ntabwo ugomba gushyiramo cyane, ahubwo nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo tube twabona ibyangombwa kugira ngo kuko nibyo nashaka kuba nta mbaraga uri gushyiramo tube twabona ibyangombwa byuzuye. njyewe nibyo nakubajije wumva gushyira imbaraga mu mushinga uri aho ngaho kandi ugomba kuza n'abana hano bakabona ubuzima bwiza bakiga tugakora, wumva njyewe nagira ikihe cyizere gute cyo kuvuga ngo tuzabana ubirimo kandi mbona imbaraga ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda. ubwo ariko nagusobanuriye pe sinakubwiye uko ibintu byagenze. nyine wansobanuriye kubimbwira nanjye nakubwiye ngo kuri njyewe wenda keretse ari nko bushobozi uvuye ahandi ku ruhande urumva, ariko nabwo ari amafaranga azahita agaruka, ariko nabwo kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere. ntabwo usobanuriye ni ukuri bihagije pe. urumva nyine kunsobanurira wenda tujye kunsobanurira erega ibyo wifuza nanjye ndabyifuza pe. ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose, ndabyifuza. nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka niyo twabona ibyangombwa ejo duhaguruke tugusange twazana yombi twirukanka bibaye nk'ibikunda. nzi ko nta mbaraga nyine uri gushyiramo kugira ngo ibyo bintu biboneke vuba. imbaraga uri kuvuga n'izihe ko ahubwo ko nizo zari zihari ushaka ngo tuzishyire muri bizinesi, ni izari zihari ko ushaka ngo tuzishyire muri bizinesi. rero kukubwira bizinesi kuyikora ntabyo, umukiriya w'ibintu arahari n'amafaranga azahita agaruka, umuntu akongera akayabona akayakoresha ibyo yagombaga kuzakora, kuko ukurikije n'ibintu turimo nta n'iminsi wenda tunafite nkurikije uko mbibona. Mbwira tubanze tuvuge ku kintu cy'irembo kuko nshaka mbwira tuvuge ku kintu cy'irembo kuko nshaka gupanga mu minsi mike. mbega nshaka uza kubibwira muzehe, nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose. nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. urumva ko nshaka kuza gufata irembo bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose, bishobora no kuba mu cyumweru gitaha. haje mbitekerezeho
ndaje mbitekerezaho. ibitekerezo urambwira ryari? Ya ntabwo nkubwira uno munsi. urambwira ryari? uzambwira Reka kino cyumweru kino kivemo. Reka kino cyumweru kivemo mbitekerezaho neza. none se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere warabyemeraga? Reka nshaka kubanza kubitekerezaho, nyuma yo kubitekerezaho kandi akubwira. Urumva se nk'aho hatarimo akantu? niba uvuga niko niba uvuga ngo tuzabana, sibyo? niba uvuga ngo tuzabana ukavuga ko nkunda, urumva? None se mbere kamubaza, ubu urashidikanya? none se kuki umbwira ngo gufata irembo ngo waze ngo bitekerezeho ngo uzambwire ngo mu kino cyumweru, kuki ubishyira kure? Kuki se ubishyira kure nyine? Ku kijyanye n'iki, reka ugisengere nanjye ngisengere, sibyo? Alo? none se aho ngaho ntabwo mwumvishe? Ari kuvugira kure. aho ngaho ntabwo mwumvishe? Yego, ndi kuvuga ku kijyanye n'iki nyine nabyo mbere y'uko bifatwa, mbere y'uko tunabihereza umurongo. Reka mbisengere nawe ubisengere. tubisengere se tubibaza Imana, tubisengera ko tubibaza ko bizaba, tubisengera tubiragiza Imana, tubirindisha Imana, ubwo turabisengera mu buryo tubirindisha Imana, noneho tubone gufata umwanzuro, ibyo nawe nyine tuyafatikanye, sibyo? Sibyo mbere yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize pasite, ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe. Umugore uzi neza ko ukeneye urukundo, sha pasite akakuzanaho uburyarya. Ariko ngewe ubu maze kukugarukira, umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. Buriya maze kukugarukira, ibintu byose wagezeho dote burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha ahubwo uba ufite impamvu.